una haguruka. Mvuka navukiye umwaka urenga, navukiye amezi 13. Habaye ibintu bidasanzwe. Hembe ryanjye baranye ndakwitabye. Uretse n'ihembe hano mfite inkuba. Aha ngaha hari inkuba y'ingore. Iyi nkuba iri hano uri kubona iri kuyaka ni inkuba y'ingore. Iyi nkuba iri aha ngaha idasa neza cyane ni inkuba y'ingabo. Hari igihe umuntu aza yarahemukiwe akambira ati nshaka kwihimura ku muntu runaka, kwa kundi wumva ngo umuntu bamukubitishije inkuba. Iyi nkuba iyo nyitumye yakwica umuntu, ariko noneho ntabwo nica. Mu by'ukuri iri hembe nta kintu kirimo. Buri ushobora kuza ukambwira uti mfite umukobwa niwe nshaka kurongora. Uwo mukobwa agaciro kose yaba afite, urugo yaba avukamo, aho yaba aturuka hose, upfa ko bambwiye ko mushaka. Ikintu nzanira amazina ye. Iyi y'ingabo iyo nyitumye, iyi y'ingore isigara ku rugo. Ishobora gukubita umuntu cyane izuba riri kuva agapfa rwose, ikamukubita bikarangira, ariko njye ntabwo mbikora, ntabwo nica. Mose babyeyi mudufashe gukurura ibintu byose uyu mwana bamwangije, akiraba umuntu asubiza ubwenge ku gihe. Iyo ari umurozi akaba yarangirije undi, nkamutegeka nkamubwira ati nutabikora ndagukubitisha inkuba, we ahita abyiyumvamo akumva ko inkuba igiye kumukubita, akabona n'ibimenyetso ahantu ari ndi kumushika akadagadwa, nkamubwira ati nutarekura ibyo ufite. Rero kugira ngo abure ubuzima bwe arabikora. Aho yamusingiye, aho yamugiriye nabi, akaza akitura agasaba n'imbabazi, ubuzima bugakomeza. Nikize nkuba zimfasha. Ni akazi kenshi kandi gakomeye tukoze kuri uyu mwaka, tujya mu bice bitandukanye by'igihugu, tusura mu Rwanda mu bice bitandukanye barimo uko bameze ndetse n'ibyo bakora ndetse n'uburyo babikora. Uyu munsi tukaba turi mu karere ka Rwamagana, aho tuje kureba umugore witwa Nyirabisabo. Akaba ari umunyarwandakazi umaze kumenyekana ndetse uvugwa na benshi bitewe n'uburyo akora ndetse n'ibyo akora. Ibyo akora nta bindi ni ubuvuzi gakondo. Akaba ari umupfumukazi w'umugore ukorera muri Convention. Niyo tuje kureba rero uyu munsi, tugeze mu gace atuyemo, ngiye kumureba tuganire nawe atubwire ibyo akora ndetse n'uburyo abikoramo. Ntimujye kure kandi nkomeza kubabwira gukora subscribe kuri Afrimax TV kugira ngo mukomeze kubona ibyo tubategurira umunsi ubundi. Nkuko mubibona rero twageze kwa Nyirabisabo, turi kumwe, yatwakiriye nyuma yuko twasanze afite akazi kenshi. Ubu noneho aduhaye akanya gato kuko twaganira nawe. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Hano turi ni kwa Nyirabisabo. Yego, mwahageze kwa Nyirabisabo. Yego. Amazina niswe n'ababyeyi, nitwa Nyirabisabo. Ndi umuvuzi gakondo wabirazwe na sogokuru na nyogokuru. Nakuriye ku bibero byabo, nkora abantu imiti, nkora mbona uburyo bavura. Bageze nyuma babona mfite impano yo kuba navura, barabindaga. Ni ibintu bitangaje kubona umuganga w'umugore, n'ubwa mbere ngiye mpuye nawe. Sinzi niba abahandi bahari. Ibintu ukora uretse kuba warabirazwe, ni ibintu wiyumvamo? Ni ibintu niyumvamo. Ni ukuvuga ngo mvuka, abandi bana muzi ko bavukira amezi 9. Njyewe mvuka navukiye umwaka urenga, navukiye amezi 13. Amezi 13. Muri uko kuvuka navukanye impano, bituma uyu murage bawumpa. Ntabwo bawumpaye iyo ntaza kuvukana impano, kuko ndi umudamu muzi ko abakera batagenderaga ku gitsina gore, kuvuga ngo bahereze umwana w'umukobwa impano. Basogokuru bashiraga abana b'abahungu imbere, ariko njyewe impano barayimpaye kuko nari nayivukanye.
ni ukuvuga ngo barandaze ariko bandaga n'ubundi naravukanye impano. ni ukuvuga ngo mvuka habaye ibintu bidasanzwe. Naravutse mvuka ntinze, abaturage batangira kubyibazaho bati bariya abantu ko bavura kubera iki uriya mubyeyi atinze kubyara umwana. Naho ndi umwana w'umugisha. Noneho muri iryo vuka ryanjye haguye imvura nyinshi cyane. Imvura imaze kugwa inkube nke zirakubita. Inkuba zikubise abantu barakangarana ati habaye iki. Noneho mu kujya kureba ngo barebe ikibaye, babura umuntu wangiritse, babura ibyangiritse bagira ngo amazu y'abandi yasenyutse, ahubwo babona imitavu ine. Data yari umutunzi. Muri iyo mitavu ine yavutse, data yahise avuga ati uyu mwana uvutse ni umwana w'umugisha. Abwira abaja n'abagaragu bati muzane ibisabo, uyu mwana wavutse n'umugisha mubishyiraho ngaho bijye biba urwibutso. Ibisabo barabizana, igihe cyo kwita izina umuhango uragera, baranywa. Data ahita nyitirira izina Nyirabisabo ati uyu mwana avutse umukamo uraboneka, none mwitiriye ibi bisabo byanjye bine. Ubwo data muri ibyo bisabo bine murabona hashize igihe kinini, byose ntabwo bigihari, ariko muri ibyo bisabo bine icyo nsigaranye ni iki ngiki ababyeyi bampaye. Narakibungabunze kirahari ngika ahangaha aho mba ndi gukorera kiba gihari, ni urwibutso menyeraho nibukiraho n'izina ryanjye. Hari imiti iri mu gisabo? Imiti ntayirimo. ni ukuvuga ngo iki gisabo kuko ari data wakimpaye, iyo nshaka gucunda amata, nshaka kunywa ngicundiramo nkanywa, nta yindi miti irimo. ni urwibutso rw'uko byari ibisabo bine hasigaye kimwe. Niki cyari cyatumye uvukira ayo mezi 13 bigatinda gutyo? ni ukuvuga ngo ababyeyi babonye mvukiye ayo mezi 13 nk'uko kimbajije nabo bagira amatsiko, baravuga kuko uyu mwana avukiye amezi 13 abandi bana bavukira amezi 9, izi nkuba zigakubita, iyi mitavu ikavuka, kuko ibintu byari kwibandamo kane cyane. Ubundi uyu mwana ko turi kubona adasanzwe, bajya kubaza bakuru, kuko kwa sogokuru no kwa nyogokuru bari abavuzi bagiye babashisha abakuru bababwiye ko impamvu ari uko navutse ndi umwana udasanzwe. Barababwira bati uyu mwana kubi byo muri kubona bitunguranye, ni umwana udasanzwe kandi azakora ibidasanzwe mu gihe cye. Igihe cye muzamenya impamvu y'ibi byose. Hari icyo yavukanye impano enye, harimo impano y'ubuhanga, ubwenge, ubushishozi n'ubushobozi. Muri ubwo bwenge rero mfitemo impano yo kumenya imiti ikwiranye n'ikibazo umuntu afite. Mu bwenge mfite harimo gufata mu mutwe ikintu cyose mbonye cyangwa numvishe. Urugero nk'ubu niga kwa kundi umwana atangira amashuri abanza, najyaga ku ishuri n'abandi mu ishuri, mwarimu yatangira kwandika ikibazo kikarangira nabonye igisubizo. Buri abandi bana bigaga bandika mu makaye, ariko ngeze nandikaga, ntabwo nandikaga mu ikaye. ni ukuvuga ngo njyewe mwarimu yandikaga ikibazo n'igisubizo, byageze nyuma ku kigo bamfata gutyo kuko babonaga amasomo bampanyatsinda. Ahubwo nabo bakibaza bati hariho n'abazaga mu rugo kubera kuri umwana yuzuza 100%. Mwishuri ari umuhanga cyane. Nari umuhanga, ariko nanjye nkabona bari kwandika ibibazo ngahita mbona ibisubizo, kandi abandi baraye mu makayi, nge nta makayi nararagamo. Noneho ku bushishozi harimo kumenya ibihishwe byabaye ku muntu cyangwa se bizamubaho. Ubushobozi harimo kumenya ikibazo umurwayi afite kandi nkamuvura agakira. Izo mpano enye abakuru basobanuriye ababyeyi ko izo mpano nzifite, kandi bababwira ko mu gihe cyanjye nk'uko izo mpano ari enye kandi nkanaravukiye amezi 13, kandi ufashe amezi 13 mwaka urenga ugafata amezi 13 ugafata rimwe ugateranyaho 3 n'ubundi urabona 4. Mu bintu byagiye bindanga byose, kandi no mu rugo navutse ndi umwana wa 4. ni ukuvuga ngo mu bintu byose byagiye bindanga hazagamo 4. Ariyo mpamvu ababyeyi bagize amatsiko, bituma bamenya intsinzi y'uwo ndiwe. Nyuma yaho
sogokuru na nyogokuru kubera ibyo bitangaza bambonagaho kandi ari abavuzi kandi ari n'abantu bakuru burya barebaga kure, basaba papa na mama, babasaba ko nza mu rugo rwabo bakajya bantuma nkabana nabo nk'ababyeyi bakuze bati umwana mumuzane mu rugo. Nageze mu rugo noneho agashya kabayeho, ngeze kwa nyogokuru na sogokuru. Ubundi bavuraga mu buhe buryo? Bavuraga ubuvuzi gakondo, bavuraga kinyarwanda. Nageze mu rugo bakajya sogokuru yaba ari kuvura umurwayi bakambwira ati mwana wanjye genda ujye guhamura, genda mu ishyamba uhamure uzana umuti ukwiranye n'ikibazo umurwayi afite. Kandi bakantumba ndi nko hanze ndi gukina n'utundi twana ntazi ngo umuntu afite ikihe kibazo, nkagenda bati genda uzana umuti, batambwiye ngo uzana umuti uyu n'uyu, nkagenda nkazana umuti bawuhereza umuntu agakira. Ubwo nibwo bagiye uko bantuma babona nzana umuti ukira. Ikintu cy'akarusho cyatumye iyi mpano bayimpa, haje umugabo yari afite urubanza kandi arengana, urubanza rukomeye bashaka kumurya isambu ye. Umugabo ageze mu rugo abwiye sogokuru ati mubyeyi mbabarira umfashe nkemurire ikibazo, bagiye kunirya agasambu kanjye kandi niko nsigaranye, numfasha nzakugororera. Nkuko byari bisanzwe bo bari barabimenyere, burya abantu bakuru barebaga kure. Bahise bambwira ati genda nyirabisaba ati karame, tugenda ujya kuzana umuti duhereze uyu muntu. Ndagenda umuti ndawuzana. Umuti namaze kuwuzana nkigera aho ngaho nyogokuru afata umuti nzanye, twatsi nzanye aravuguta. Amaze kuvuguta amukamurira mu ntoki aramubwira ati sige, amusiga n'ako gahanga aramubwira ati genda ujye kuburana. Umugabo yaje umusozi yawo utwitse ati natsinze ari gushima. Sogokuru ahita avuga ati uyu mwana rero tugomba kumwimika tukamuha impano. Iyi mpano ni iyi. Hano nagize utwuzukuru twinshi, nta wundi mwana urakora ibitangaza nk'iby'uyu mwana yakoze. Bararika imiryango yose bemeza ko ari njye mwana mu muryango wose bagomba kwimika bagaha impano. Hano baranyimitse bampa impano. Icyo gihe wanganaga gute? Bampaye impano mfite imyaka 12. Ubwo ujya kureba aho ngaho ugiye guhamura wabitekereza gute cyangwa se wabwirwaga n'iki icyatsi ugomba kuzana? Nageragayo, nagera mu ishyamba nkareba ibyatsi nkavuga nti nyogokuru yantumye umuti, nkagenda nkareba ibyatsi nkisoromera nkazana nkavuga ati mbese no kuvuga ngo impano itandukanye no kuba hari ikintu wize ntaho nari narabyize. Naragendaga nanjye nahagera ati nyogokuru antumye umuti, nkagenda nagera mu ishyamba ngasoroma umuti nkawuzana, nawe uhageze nyogokuru akawuvurisha umuntu agakira. Yakubwiraga ko ari wose cyangwa yapfaga kuwutanga? Namubwiraga akambwira ati uyu muti uzanye niho, kandi atigeze ambwira ngo ugende usoroma umuti witwa uko nuko. Umwana yanyuraga harwaye ibicurane, umubyeyi yanyuraga afite umwana urwaye ibicurane, nkagenda ngaca utwatsi nkavuguta. Utwatsi mperesha umwana, urumva nari nkiri mutoya, utwatsi mpaye umwana ati inywa ngashyira ku kiyiko. Narabikunda, numvaga ari ibintu bindimo. Umwana najya kubona nkabona akiza ibicurane. Umubyeyi kwakunda bari kunda byananiranye kuvuka byanze, nkagenda ngaca utwatsi kandi ndi mutoya sinzi ukuntu batwaye inda, nkagenda ngaca utwatsi nkavuguta bamusomeshaho ati umubyeyi aribarutse. Ubwo hari ryari? Nabitangiye mu 1100, nabitangiye muri 1996 niho natangiye kujya mvuga. Nyuma hashize imyaka 2 jenoside ibaye, niho natangiye kujya nkora utwo tuntu dutandukanye. Hanyuma ubona iyo mpano yawe yakomeje gukura uko nguko? Ni ukuvuga ngo impano yanjye kuko atari impano yo kwinginga, impano yanjye yakomeje gukura. Ni ukuvuga ngo nuko abantu benshi bagiye bata umuco nyarwanda bakirengagiza indangagaciro na kirazira by'abanyarwanda. Ariyo mpamvu muri iki gihe usigaye ubona abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, bakagenda bahemukirana, bagateza abantu inyatsi,
bakabateza ubugumba, bakabateza kubura urushako. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe uko nagendaga mpura n'umuntu ariko nanjye ndi kugenda mbyiruka, nahuraga nageraga mu rugo bakambwira bati habye, bakambwira bati uriya mukobwa wo kwa runaka yabuze urushako, nkagenda nkamukorera umuti umukobwa agashaka. Bati uriya mugabo kandi pe banduta, uriya mugabo kubaka urugo byaranze, Nyirabisaba ugenda umushakira umuti, umuti nawe uhereza umuntu. Bati yemwe ati nyamara uriya muti ni, ariko simbyinjiremo cyane kugira ngo, kuko bari barambwiye ko impano yanjye hari igihe, mu gihe gikwiye, mu gihe runaka izakora kandi igafasha abanyarwanda, ikabagirira umumaro mu gihe cyawo, igihe hazaba hariho abantu benshi bamaze guta umucyo, ko uzagenda ugarura abantu ku mucyo nyarwanda. Ndavuga n'ubundi nkavuga ati igihe kizagera, ni ukuvuga ngo umuntu navuraga wasaga muri iyo myaka iri imbere yo nakoragamo, ni ukuvuga nkorera mu ntara zose, ariko nubwo nkorera mu ntara zose nkorera umuntu unyihamagara, ariko n'ubundi uba warahawe amakuru, aba yarahawe amakuru n'umuntu navuye. Kwa kundi uvura umuntu agakira, noneho yabona umuntu ibunaka cyangwa yakumva umuntu ararwaye, aramubwira ati mfite umumama, nyamara nubwo mwamuvuje hirya no hino ariko Nyirabisaba arashoboye. Bakamuha nimero zanjye, nkumva umuntu arampamagaye, haba iburasirazuba, haba mbese intara zose zigize igihugu njyayo, ndetse uretse no mu gihugu no hanze njyayo. Hanze ujya gukora iki? Ni ukuvuga ngo hanze hari, kubera burya iyo ukora ibintu bikurimo ukaba ukora ibintu bikemera, ntabwo bisaba kugira ngo weho ugende ubitangaza, ahubwo ibikorwa ukora nibyo bigaragaza uwo uriwe. Niba naravuye umuntu w'Ikigali akaba afite umuvandimwe hanze, urabona igihugu nari mperutsemo nicyo muri Nigeria, kandi muri Nigeria bakunda gukoresha amarozi cyane. Navuye umudamu ariko akaba afite mubyara wuba hanze muri Nigeria, arambwira ati yahemukiye umuntu, ntabwo yambwiraga ko iyo hari umuntu yahemukiye muri Nigeria, ariko yambwiraga ko afite ikibazo kari musaza we wabaye umusazi. Bantegeye indege njyayo, nagiyeyo mu kwa 11 kuriya mwaka, njyayo. Ngezeyo umwana w'umuhungu akimbona yahise aza nsanga, kandi ntawamukoragaho ibintu yari yaramenye barafungiranye. Yahise aza nsanga aciye bugufi, akiza nsanga abantu baratangara, batangaye bituma bagenda bahana amakuru hirya no hino kugira ngo nzave muri Nigeria. Byabaye najyaga kugenda bagapfukama bati tubabarire, wigumire naha ariko udufashe. Umwana w'umuhungu yangezeho aza nsanga aca bugufi, fata uyu muti, hari umuti, uyu muti ni ukuvuga ngo nkukoresha ku basasa. Uyu muti iyo umushyiraho hano mu gahanga, biriya bintu bimujagura mu mutwe bigira ute bihita bituza. Noneho n'ikindi, buriya sogokuru ampa umurage, yampaye iyi nkoni, buriya ifite imbaraga. Iyi nkoni niyo yampaye mu murage, ampa n'iyi ngofero, ati nujya ujya kuvura ujye ubyambara, nta kibazo kizakunanira. Narafashe inkoni ndayimutunga kugira ngo aza nsanga ndayimutunga gutya. Inkoni nk'iyimutunga yaje nsanga angezeho, itafata uyu muti musiga mu gahanga. Umwana aratuza, atuje ndamuvura. Muvuye namaze iminsi 3, umwana asubira ku murongo arakira, ariko nsanga ikibazo cyari cyamuteye kugira ngo bamugirire nabi ari uko yahemutse. Iyo uhemutse ugahemukira mugenzi wawe, Abanigeria bahita bakwihimuraho. Bariya muri Nigeria hari ahantu tuzi naho haba ibintu bikomeye cyane, ubuvuzi bwaho gakondo bukomeye. Hari harabuze umuvurayo? Hari harabuze umuvura umushobora. Ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu turi kuvugana, uretse ko ingendo zafunzwe, telefone ziba zinshanyeho ngo ningende, ariko n'ubundi ngende mbeyo. Ariko kuko ari umurage nasigiwe na ba sogokuru na ba nyogokuru, ntabwo najya kubayo, ntabwo ajya kuzimya umuriro w'ahandi iwanyu hari, nkuko Imana yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Ntabwo najya gufasha abo hirya, kandi mu Rwanda hari abandi bagifite ibibazo
ubu ngubu ingo ziri gusenyuka. Amakwe araba buri munsi, ariko uko amakwaba niko na divorce ziba, kubera guta umuco nyarwanda n'indangagaciro, kubera wa muco wa kinyarwanda bataye, bwa bupfura bamaze guta bakibagirwa. Ntabwo rero navuga ngo ngiye gukorera mu bihugu byo hanze na za Uganda na za Kenya njyayo, ntabwo najya gukorera mu bihugu byo hanze nzi ko hari abanyarwanda bagifite ibibazo kandi barahari. Hanyuma indwara muvura ni izihe, ni z'ubuhe bwoko? Ni ukuvuga indwara tuvura inyatsi, tuvura gutandukana kw'ingo zasenyutse, abantu basenye bakongera bagasubira cyane. Tubaha ingo, ni ukuvuga ngo ingo zasenyutse hari umuti duha umuntu, kuko hari igihe zisenyuka, hari igihe bajya gukora ubukwe, noneho ugasanga wa mwana w'umukobwa wakoze ubukwe yagiye gushaka marene, ariko ntazi ko marene amufitiye urwango, cyangwa undi muntu wo hirya umwegera, ugasanga bamwangirije. Naho no kugira ngo nyina wa mwana w'umukobwa cyangwa se wa mwana w'umuhungu atazigera agira umunezero kuko abana bubatse urugo. Ariko n'ubundi uretse n'ibyo kuba babagirira nabi, akenshi na kenshi usanga ingo zisenyuka ari kwaguta umucyo, umwimerere. Noneho kubera kwaguta umucyo, mbere ubu ngubu ushobora kubaza umwana w'umukobwa cyangwa ukabaza umudamu, ukamubwira tese wigeze ujya mu rubohero? Kera abana b'abakobwa bari bafite umucyo wo kujya mu rubohero, ariko ubu ngubu urugero naguha, ntabwo wabwira umudamu cyangwa ngo ubwire umwana w'umukobwa ati wigeze ujya mu rubohero, yakubwira ko atazi ibyo ari byo. Abazubaka se bataragezeyo bigakunda. Ni ukuvuga ngo nakubwiye ngo impamvu nyinshi ingo zigenda zisenyuka bitandukanye na hambere, ni uko ari uwo mucyo bataye, niyo mpamvu zisenyuka. Ni ukuvuga abazubaka bikemera, nubwo bataye umucyo hari bake, abenshi barawutaye, ariko hari bake bagifite umuco nyarwanda, bakigendera kuri kirazira, bagifite ubupfura. Ariko ubu ngubu urebye ubupfura, abantu benshi bagenda batakaza ubwo bupfura, ariyo mpamvu ingo nyinshi zisenyuka. Ariko muri iki gihe, muri uyu mwaka wa 2020, hanjye w'umudamu uzi ibibazo bitandukanye, abakurambere babwiye ati mu gihe runaka uzakora mu gihe gikwiye, nuko bari bazi ko hari igihe kizagera ngakenerwa, ngafasha izo ngo ziri gusenyuka, abafasha kuzubaka. Ubona igihe ari iki? Icyo gihe ni iki ngiki 2020, nk'uko imbere nakubwiye dutangira nkakubwira ngo mu bintu byanjye harangwamo umubare 4, kandi umubare 4 ndawukunda. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka wa 2020 ufashe kabiri ugateranyaho kabiri n'ubundi urabona 4. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyanjye ni iki ngiki, igihe cyageze cyo gufasha abanyarwanda kugira ngo ingo ziri gusenyuka zongere zubakwe, kuko n'ubundi ntabwo twagira igihugu cyiza, u Rwanda rwiza twifuza imbere rugomba kubaho n'ubundi imiryango yubatswe. U Rwanda twifuza imbere rugomba kubaho umunezero watangiriye mu rugo, umugore n'umugabo ndetse n'abana bari kumvikana, kugira ngo nibahera mu rugo bari kumvikana, n'u Rwanda n'igihugu kizatera imbere kuko bazashyira hamwe. Umushinga bazatekereza gukora bazawugeraho. Hanyuma uretse wenda kuba ari impano cyangwa se n'uburyo wavutsemo bihwanye n'ibyo uri gukora ubu, nta zindi mbaraga zindi ufite ukoresha? Imbaraga zindi ndazifite. Mfite imbaraga kuko abantu niba baje bafite ibibazo bitandukanye, hari uza afite amarozi, hari uza yaragiriwe nabi, ariko hari uza afite amashetani. Iyo afite amashetani, ni ukuvuga ngo amarozi, amashetani n'ibindi bitandukanye ndabivura. Iyo aje ngahamagara abakuru mbahamagara nkoresheje ihembe. Ubwo ni ukuvuga ngo bitewe n'ikibazo gitandukanye, ntabwo uburwayi aba ari bumwe, mpamagara abakuru nkababaza nkoresheje ihembe. Mfata ihembe ngahamagara abakuru, bakambwira ikibazo umuntu afite, bakambwira n'icyo bamurogeyemo, bakambwira ese ni amashetani byagenze ukuntu. Ni ukuvuga ngo mbaza abakuru. Ni ukuvuga ngo uretse n'ihembe, hano mfite inkuba
nkoresha n'inkuba. Aha ngaha hari inkuba y'ingore. Iyi nkuba iri hano uri kubona iri kuyaka ni inkuba y'ingore. Iyi nkuba iri aha ngaha idasa neza cyane ni inkuba y'ingabo. Ni ukuvuga ngo iyo ari ikibazo, hari igihe umuntu aza yarahemukiwe akambwira ati nshaka kwihimura ku muntu runaka. Ntabwo njyewe nica, ariko nubwo ntica ni ukuvuga ngo iyi nkuba iyo nyitumye iragenda. Iyi nkuba y'ingabo iyo nyitumye, iyi y'ingore isigara ku rugo. Iyi rero iyi nkuba mba natumye ni ukuvuga ngo no kwica umuntu, kwa kundi wumva ngo umuntu bamukubitishije inkuba. Iyi nkuba iyo nyitumye yakwica umuntu, ariko noneho ntabwo nica. Ntabwo nica. Iyo umukubise ntagapfa. Ntabwo nyimukubitisha, kuko niba ndi umuvuzi ngerageza gukora ikindi kintu abona ko namufashije, ariko ntabwo igenda ngo imwice, kuko ariko no kumwica yamwica, ariko ntabwo mbikora. Bishatse yamwica. Iyi nkuba mbishatse yamukubita ikamwica, ariko ntabyo nkora. Kugira ngo ikubite ubigenza ute? Iyi nkuba kugira imukubite, ndahamagara mu migenzo yacu, ngahamagara nkoresheje ihembe. Nahamagara abakuru bakambwira uko mbigenza, ubwo ni ibanga ryanjye. Narangiza inkuba nkayohereza ikagenda igakora ibyo igomba gukora. Ariko ntabyo nkora mutumva ngo nica abantu, kuko abahemukira abandi muri iki gihe ni benshi. Rero uko abantu bagenda bahemukira abandi, icyo nshaka ni ukunga abanyarwanda nkabaha ubuzima. Ni ukuvuga ngo nturi umusore, buri ushobora kuza ukambwira uti mfite umukobwa niwe nshaka kurongora. Uwo mukobwa agaciro kose yaba afite, urugo yaba avukamo, aho yaba aturuka hose, upfa ko bambwiye ko mushaka. Ikintu unzanira amazina ye, unzanira amazina ye, unzanira umwirondoro. Umukobwa aragusanga ugera iyo ugera, guhereza imiti ugera iyo ugera, kwiruka inyuma. Ubwo si agahato? Ntabwo ari agahato. Ni ukuvuga impamvu atari agahato. Nk'ubu ngubu hari ikintu cyeze mu rubyiruko cyo umusore aza akagutereta uri umwana w'umukobwa. Yaza kugutereta akakwereka ababyeyi, akagupresenta hose, akakwerekana. Igihe cy'ubukwe cyagera ati niboneye undi. Ni ukuvuga ngo wa muntu wafashe igihe akaza abababaye, baba barakundanyeho. Bivuze ngo bari abantu babeshya, yaba umukobwa akabeshya umuhungu cyangwa umuhungu akabeshya umukobwa. Umwana akagenda akarwara bikamuzonga kubera ko yamuhemukiye, cyangwa se kubera ko yamubeshya urukundo, akajya agenda abica iruhande, abica inyuma. Iyaje njye muhereza umuti uwo yifuza, bagakundana, kandi ntabwo biba gahato kuko aramukunda. Ubwo se urukundo ruraboneka? Urukundo ruraboneka. Ni ukuvuga ngo bya bindi nakubwiye ngo urugero ndi buguhe, umugabo n'umugore iyo bajya kubana, kugira ngo umugabo afate umwanzuro, byo nakubwiye ngo impamvu ndi gukunda kuguha urugero ku ngo zisenyuka, nuko ari byo bintu byeze muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore bajya gufata umwanzuro wo kubana barakundanye. None kuki utibaza impamvu baba barakundanye nyuma bagasenyuka? Urwo rukundo ruba rwagiye, urukundo ruba ruhari, urwo rukundo baba barufite. Urwo rukundo rero baba bafite rugera nyuma rukabavamo, icyo kintu kibatera kubavamo. Hari igihe baba barababuye, hari igihe aba yarahuye n'umuntu akamugirira nabi kubera akamukeneye, yarangiza iyo nje ngasuzuma ngasanga bafite uko bamugenje, kuko hari igihe uba wikundaniye n'umukobwa, undi musore uri ku ruhande akaza ati ngwino nkwijyanire, cyangwa afite n'ahandi yagiye, njye muha umuti urukundo rugakomeza. Umurwayi wamuzana nkamuvura, ndi no kuganira n'uyu muvandimwe, kuko ntabwo ndi buhagarika akazi, mwakwihangana. Hanyuma ibi ngibi birahangana ibyo ukoresha uri kuvura? Ibi birahana ibyo nkoresha ndi kuvura.
harimo umuti mpereza abagabo bananiwe kubaka ingo, harimo umuti mpereza abantu bagumiwe, harimo umuti mpereza abantu bafite inyatsi, hariho n'amahembe nkoresha mbaza kugira ngo mvure umuntu ufite amashetani, ntibibe ngombwa ko wenda nkamuha umuti wo kumworohereza ariko nakoresheje izindi mbaraga. Uraza kubibona. Wazana agatebe akicara. Mwiriwe. Hanyuma iri hembe ryo rikora gute, cyangwa abakurambere muvugana baba bari muri iri hembe? Ni ukuvuga ngo abakurambere mpamagara iri hembe kuko narirazwa na sogokuru na nyogokuru, rifite imbaraga. Ntabwo baba batuyemo, ahubwo kuko barimpaye rifite imbaraga, ryibitsemo imbaraga niryo nkoresha. Ndikoresha aho biri ngombwa, ni ukuvuga ngo nsuzuma mu buryo butandukanye. Hari igihe nsuzumisha inkoni yanjye nk'uko nakubwiye, umwana wo muri Nigeria nakoresheje inkoni aza nsanga. Hari igihe nsuzumisha umuriro, hari igihe nsuzumisha ibintu bitandukanye. Hanyuma umuntu ashobora kuvuga ati niba wirukana nk'umuntu waje afite ibibazo byo mu mutwe n'amashitani, ubyirukanisha andi mashitani? Ni ukuvuga ngo umuntu uje baramuroza amashitani, ni ukuvuga ngo njye mwirukanisha imbaraga mfite z'ababyeyi, nizo mwirukanisha. Hagara amashitani? Ni ukuvuga ngo amashetani nayo baba baroze umuntu. Njye mfite imbaraga rero zihosha amashetani agatuza. Aha turi kuri televiziyo, none kuba hagaragara kuri televiziyo ndi kukuvura hari ikibazo byagutera? Yewe niyo nagaragara inshuro kajana, cya mbere cyo niyo cy'uburwayi mfite nibukira. Imana ishimwe. Rambura intoki zawe gutya, ubwo butaka nabutumye bubike. Urambure intoki, rambura ikiganza cyawe gutya. Ikibazo ufite ni iki? Ikibazo sinzi niba wagikemura. Nagikemura. Ikibazo ufite? Nagahumamunwa rwose, nta kintu nakora iwanjye ngo babone. Nta mugore ndamwambika rwose, ariko nagera ku buriri byaranze. Urambeshya, ufite n'inyatsi. Ikintu upfa n'umugore cyane ufite inyatsi. Ikintu upfa n'umugore cyane hano nta muntu mbeshya. Ntufite inyatsi ntukora bikanga? Byaranze. Urakora ugakura amafaranga mu rugo, ibibazo mu rugo ni byinshi, wirirwa mu rugo utongana n'umugore, nta mahoro ufite mu rugo. Ndetse aranakubwira ngo navuye iwacu ndya nambara nta kibazo mfite, ariko ngiye kwisubirira mu rugo kubera inshingano zamuzanye udakora. Ndakubeshya sibyo? Nibyo rwose muganga. Kubera ikisi ushaka kunshabiranya utambwira ikibazo ufite? Ufite ikibazo ubu nta mahoro ufite, ntabwo urara uryamye. Ufite ikibazo cy'inyatsi. Ufite ubwoba ntabwo ukora ngo bigende. Bazamujyana gusa, ariko wageze kwa muganga ndagufasha. Ariko ubu ngubu nahita nguha igihano cyo kumbeshya. Iyo wageze kwa muganga uvuga ikibazo ufite nk'uko kibazo. Babarira muganga n'ibyo mfite sindabikira koko ugiye. Naguha igihano, hano nta muntu ujya unkinisha. Naguhindura ipusi ukagenda wirukanka. Ahubwo mfite abamemukiye benshi, ahubwo nibo ntuzongera igihe uje kwivuza n'ahandi n'iki. Igihe uje kwivuza ugomba kumenya ngo waje kwa muganga. Muganga rwose binkorere ndebe ko nabona ijambo mu rugo rwanjye. Utaka gatambara. Ubutaka nagutumye wabuzanye? Nabuzanye rwose. Ushyire kuri aka gatambara. Buriya butaka ni ubwo mu mbuga ye. Ni ubutaka bwo mu mbuga ye namutumye. Namubwiye ntazakandagira, namara kwakandagira asa n'ubutaka bwo mu mbuga ye. Ubwo mugiye gutsirika umugore we? Ngiye kumuvura.
ngiye kumuvura kugira ngo iki kibazo afite mu rugo cyo kudatera akabariro nicyo kibazo afite, agere mu rugo arava aha ngaha abaho ubuhamya ko akize. Nicyo ngiye gukora. urakoresha iki soko? Ni ukuvuga ngo uyu muti ni uw'ifi iba mu ishyamba rya Amazon muri Amerika y'Epfo. Ifi yibitsemo amashanyarazi. Uyu muti rero ni ikinure cy'iyo fi niwo ngiye gukoresha. Gifite ubushobozi bumeze gute? Ayo mashanyarazi niyo mbese n'umuti wanjye mfite uburyo nkukoresha. Ntabwo namenera ibanga aha ngaha kugira ngo abandi waba ushaka kumenesha amabanga y'akazi, ariko uyu muti namara kuwukoresha uko ngiye kumuvura arahava bahaye ubuhamya ko ikibazo afite cy'ubugabo ko buri gukora, nibiba na ngombwa nkaho umunyamakuru mujye ku ruhande akwereke, urabona ko nta kibazo afite. Niba nta soni ari bugire yo kuberekera aha ngaha akakwereka rwose ubuhamya urabubona. Kandi ndamuha n'umuti w'inyatsi, inyatsi gukora ibyo bikagenda, ndamuha umuti. Uburiya butaka se bigenda gute? Ubu butaka uyu muti ngiye kuwumuha awusuke, urakurikira uko biri bugende. Fata uyu muti usuke kuri ubu butaka. Haguruka unama umunsi ugucumbiye kere arava aha ngaha akubwira ko ubugabo bwe buri gukora. Ku muriro watse se hari ikibiriti dukoresheje cyangwa ikindi kintu dukoresheje. Uyu mwuka ugenda uvamo ni uwo kumutsirika kugira ngo arava aha ngaha, niwumva umaze kuba umuntu muzima uze kuza kuhava, uze kumbwira. Uriya mwuka se urimo izihe mbaraga zituma ahita akira? Uriya mwuka urimo imbaraga nko kugira ngo nkuko afite ikibazo cy'ubugabo arava aha ngaha bukoze, ni ukugira ngo uko ugenda umuzamukiramo nuko imbaraga zigenda zimugarukamo, ubumuntu bumugarukamo. Hanyuma warakwihera ubuhamya. Abarwayi benshi bakugana ubona bafite ibihe bibazo? Abenshi ibibazo bafite ibibazo by'inyatsi. Abenshi ni ibibazo by'inyatsi, ibibazo byo kubura urubyaro, ibibazo byo kugumirwa. Abenshi usanga ari cyo kibazo, ariko yageze anga afite ikibazo cyo kugumirwa, ari umukobwa cyangwa akaba afite ikibazo cy'inyatsi cyangwa afite ikibazo cyo kubura akazi, haravuga ati ndashakisha hose nkagira ute ariko nabuze akazi, muha umuti akabona akazi. None ubwo abashomeri bose dufite ntibaba barabonye akazi? Aba bashomeri bose bafite ikibazo bafite nuko batari bagera kwa Nyirabisabo. Bageze kwa Nyirabisabo akazi kaboneka bakora. Nsirika boss se? Ntabwo nsirika boss, we muhereza imiti mubwira uburyo ari buyikoreshe, yahagera akazi akakabona. Akazi warabuze akazi uri umushomeri guhereza imiti akazi ukakabona. Bakwibye ibintu byawe babijyanye biragaruka. Uri kwiyumva ute? Kumva umugabo utangiye kugira. Uri kumva nta kibazo? Ibintu bigenda biza. Uri kumva nta kibazo? Wakwemera kwereka uyu munyamakuru kugira abone ko nkuvuye ko nta kibazo niba ntacyo bigutwaye? Ariko ni uburenganzira. Urabizi hariya ni mu mwanya w'ibanga, kandi hano turi kuri televiziyo ntabwo bishoboka. Gusa nawe n'ubutazagaruke muhereza ubuhamya bwimbitse. Akira uyu muti rero. Uyu muti nugera mu rugo ufata akabiriti uwutwike. Numara kuwutwika agafu ugafata ukanyanyagiza mu cyumba cyawe. Uzagaruka uri kumbwira ko ibintu byaciye. Uzagaruka uri gutanga ubuhamya ko nta kibazo. Umugore nzamuzana mbere ko yabamuha. Wakoze muga nzagaruka gukora ubwatsi niba uyu muti wawukora.
noneho amafaranga nari nakubwiye yo kugusuzuma bayashyira hano. Hano ntabwo dukorera ubuntu, buri muntu afite ikibazo cye, ikibazo cyo mu mutwe. murekura amanza tuzi, murekura amanza tuzi. Fata iriya base yegeze hino. Noneho uyu muntu murabona afite ikibazo cyo mu mutwe. Nababwiye ko mvura mu buryo butandukanye hakurikijwe ikibazo cy'umuntu afite. Ni ukuvuga ngo uyu muntu afite amadayimoni. Ntabwo rero namuvura n'ufite ikindi kibazo gisanzwe. Ni ukuvuga ngo ngiye gukoresha imbaraga zidasanzwe. Ngiye guhamagara ababyeyi bambwire icyo ngomba kumukorera. Shize basa aho ngaho. Babyeyi, hembe ryanjye, ndaguhamagaye kugira ngo uyu murwayi ufite ikibazo, kugira ngo tubwire ikibazo afite. Babyeyi, mwampaye ihembe kugira ngo nditume hakurya y'inyanja, nditume hakuno. Ndi kubahamagara kugira ngo mumbwire ikibazo umurwayi afite. Witwa nde musore? Witwa nde izina rye? Weho amuzanye yitwa nde? Umbwire na Shiba mwene nde? Babyeyi, ndabahamagaye kugira ngo mumbwire ikibazo Shiba mwene Kanyanga. Ikibazo afite kugira ngo umenye uko muvura. Afite ikibazo cyo mu mutwe kandi ameze nabi. Nkuko mwampaye nkubwira uko bimeze umwana wanjye. Mugende mu mbago z'urugo, mugende hirya no hino, muzenguruka urugo, muzenguruka iwabo, mutubwire ikibazo uyu mwana w'umuhungu afite. Mugaruke muduhe intsinzi. Yego mugire vuba rwose, mudufashe. Mwe muretse gatoya ihembe rigende tuzengurukire tubwire ikibazo uyu mwana w'umuhungu afite, ubundi tumuvure. Ubu niki giye gukurikira? Ni ukuvuga ngo iri hembe naritume ryagiye kureba ikibazo iwabo w'uyu mwana, ikibazo kiriyo, niba baramuroze ibisazi, niba ari amashetani, kugira ngo menye uko muvura, kuko nsuzuma mu buryo butandukanye. Hanyuma niriza riraza rizanye n'umuti? Niriza riraza rimbwira uko muvura, riraza rimpa intsinzi, riraza rimbwira ikibazo afite, mbone uko muvura. Nibwo niriza riraza rimbwira ikibazo afite, imiti yo ibihari, menye uko ngomba kumuvura. Hembe ryanjye. Mwana wanjye. Hembe ryanjye. Mwana wanjye. Tazengurutse hose. Yego. Nasanze uwo mwana baramuteze mu mashitani. Yego. Bamurogesheje amaraso y'intama. Yego. Mwana wanjye, koresha inkuba yawe y'ingore. Yego aho ndi mu bwonko. Yego. Mwana wanjye, mukura arakira humura, intsinzi yabonetse mwana wanjye. Yego. Kana ko kuza kuvuga humuriza ukabwira karataha gakize mwana wanjye. Karataha gakize. Ariko rero kazana inzoga y'ubuki. Yego. Nigakira kazana ifite amasaka. Yego. Nigakira kazana igurire mwana wanjye. Yego. Kazana abikora. Yego. Ikujyamo bizamuzuramo. Yego. Nagiye. Yego, murakoze hembe ryanjye. Yego. Yego. Yego, murakoze.
murakoze mubyeyi. Ni ukuvuga ngo bambwiye ko bamuroza, bamuroga amaraso y'intama, bamuroga mu hurunguru y'isiha, aba ariyo bamuroga, n'ibyo bakoresheje bamuroga. Ni ukuvuga ngo tugiye gukoresha inkuba y'ingore. Ababyeyi ihembe rimbwiye ko ngomba gukoresha ihembe ry'ingore, muri kubyumva nawe. Ubwo rero niryo ngiye gukoresha kugira ngo rikure imyanda iri mu mutwe. Ibyo bintu nibyo tugiye gukurura bamushyize mu mutwe, ayo maraso bamushyizemo niyo tugiye gukurura. Ubwo ni ukuvuga ngo hagiye gukora icyo aho ngaho. Aha ngaha tugiye koza iyi base, dushyiremo inkuba y'ingore, tumwunamishemo, turamwoza amazi, turabereka ko ari amazi. Iyi nkuba niyo igiye gukurura imyanda iri mu mutwe we, ari imubuza amahoro, agasara, agata umutwe. Iyi nkuba y'ingore niyo igiye kubikurura. Niko muko fata iyi base uyoze, numara kuyoza niyo nkuba tuyoze, niyo igiye gukurura ibintu biri mu mutwe uriya muntu. Yoze werekana kugira babone ko nta kintu kirimo. Bari kubona ko ari amazi. Noneho tugiye kozamo iyi nkuba kugira ngo batagira ngo hari ikindi kintu cyaba kiri muri ino nkuba, kugira ngo ababikurikiye babone ukuri, babone ko tuvura bibabere mu maso ko nta kibazo gihari. Ayo mazi yamenuzamo, yamena uko avuye aha ngaha kugira ngo batagira ngo hari ikindi kintu ushyizemo. Naze genda umufate umwegereze hano. Nkaba mwayibonye nta kindi kintu dushyizeho, niyo igiye gukurura ikibazo cy'uyu murwayi ufite ibibazo, afite ibintu bimujagata mu mutwe. Bamurogesheje amaraso y'intama kugira abe ikidebire, abe ikintu kitagira ubwenge. Ariko iyi nkuba irimo no y'ingore igiye kubikurura byose. Murabona aya ni amazi, ndamanza mene hano kugira ngo mutabona hari ibintu bibaye bidasanzwe mukagira ngo hari ikindi kibaye. Murabona ni amazi asanzwe. Iyi nkuba igiye gukurura imyanda yose iri mu mutwe we, mu bwonko bwe, kugira ngo akire. Njye ngusukira umwonsa mu mutwe. Babyeyi nk'uko mwaduhaye ububasha n'ubushobozi bwo kuvura abarwayi kandi bagakira, tukabasaba kugira ngo uyu murwayi mumuvure kandi akire. Amasaka niyo azabazanira inzoga y'umuganura, mumuvure akire, ikibazo cyose gikemuke. Ibyo bamuteza byose n'ibyo bamushyizemo bimuvemo. Babyeyi, uyu mwana w'umuhungu nakira azabazanira inzoga y'umuganura. Babyeyi nk'uko mwaduhaye imbaraga zidufasha uyu muntu kuvura amarozi, amashetani, tubasabye imbaraga zo kugira ngo mumufashe. Turahamagara imbaraga zidasanzwe zo kugira ngo umufashe uyu murwayi. Ndabahamagaye kugira ngo mumufashe. Baramuroze, baramwangiza nk'uko mwatubwiye babyeyi. Turi kubasaba imbaraga zo kugira ngo mumufashe.
karame Yego mubyeyi, mwana wanjye. karame mubyeyi ndakumva. Umwana wanjye ko bigaragara bamukoze ibintu bikomeye. Yego Uramwicaje ahantu gatoya noneho abanza atuze. yego Iyo mihango urayimukorera ubwa kabiri mwana wanjye, umureka atuze gato kongera umukora umuhango ubwa kabiri mwana wanjye. yego babyeyi. Nze gukoresha iki babyeyi? Ndakumva mubyeyi. Bagiye. Ababyeyi batubwiye ko turi buze kongera gukoresha ibindi ku mwanya wa kabiri bamukoreye ibindi. Mureka atuze, mwicaze atuze, urongera umukora indi mihango mwana wanjye, mureka abanza atuze itegeko ry'ikindi urakora. Yego mubyeyi, reka mbe muretse atuze. kubera iki bakubwiye ngo tuze? Ni ukuvuga ngo kubera ibintu bamukoreye bisaba kugira ngo amanze atuze ubwonko bujye ku gihe. Ababyeyi bo baba babonye ko ibintu bimurimo bifite imbaraga cyane, noneho impamvu bambwiye ngo mureke atuze no kugira ngo ubwonko bwe bumanze bwabyakira ibigiye kumuvamo, kugira ngo namusigane n'umuti byorohe, kugira bitamutera ihungabana kubera ibintu bamukoze, bamujyanye ikuzimu. Ubwo rero twebwe dukurikiza ibyo tuvuganye n'ababyeyi kugira ngo tuvure. Yego. Ubwo biratwara igihe kingana gute? Biratwara iminota 10 gusa. Nk'uko rero mwakomeje kubikurikira, muganga hano ari kuvura umurwayi wari ufite ikibazo cy'ibintu bamuroze. Muganga ubu ngubu noneho n'ikigiye kurikira? Ngiye kongera mbaza ababyeyi kuko bari bambwiye ngo mbe mujyana nyaruhuke. Yamaze kuruhuka, ngiye kubaza ababyeyi noneho niba twamufasha tukamukorera ubuvuzi. Hembe ryanjye. Yego mwana wanjye. None nakongera nkagerageza nkareba ko biriya bintu bamushyize mu mutwe twabikurura. Yego mwana wanjye, kurwana n'abavuzi bandi kurwana n'imbaraga nyinshi. Yego mubyeyi. Nawe ugiye kubanza gukemura ibibazo bitandukanye by'abapfumu bandi uri kurwana nabo bafite imbaraga zikomeye nabo. Yego mubyeyi. Ariko ndabatsinze mwana wanjye. Urakoze mubyeyi. Fata inkuba y'ingabo imugera mu gahanga inshuro 3. Yego mubyeyi. Maze mwana wanjye nurangiza wongera umukarabye mu mutwe, iyo nkuba y'ingore imukogoti biri mu mutwe bwose ubwo bwose. Kandi ndagiye mwana wanjye. Urakoze mubyeyi, amasaka niyera nzaguha inzoga y'umuganura. Yego mwana wanjye. Yego. Iyo nkuba niki iri bumare kuyikoza mu mutwe? Iyi nkuba kuko ndi guhangana n'izindi mbaraga zitandukanye, nayo ifite imbaraga. Iriya ni inkuba y'ingabo, kuyikoza mu mutwe ni ukugira ngo ziriya mbaraga ndi guhangana nazo, ndi guhangana n'izindi mbaraga z'ibyo bamukoze. Ubwo rero iriya nkuba nkojeje mu mutwe ni ukugira ngo noneho turi kurwana n'ibyo bamushyizemo kugira ngo bivemo. Akaba kita ku buhu. Tugiye kugira ko twamanje gukoresha, tugiye gukoresha ku buhu kugira ngo turebe. Ndamanza nkunyuguse kugira ngo mubone ko nta kibazo. Nta kintu kirimo? Nta kintu kirimo. Murabona ko ari amazi. Nta kibazo hari. Nanayamena nayo kongera nkayogesha kugira mubone ko nta kibazo. Ongera nkanamisha. Mose babyeyi mudufashe gukurura ibintu byose uyu mwana bamwangije, akiraba umuntu, asubize ubwenge ku gihe. Ibintu byose bamukoze bashaka kumugira umusazi
byose bive mu mutwe. Amasaka niyo yera azagutura kandi amasaka niyo yera azakuzanira inzoga y'umuganura. Murabona ko ari amaraso y'intama ibyo bari baramukoreyemo. Iyi nkuba niyo ibikuruye kugira ngo bive mu mutwe asigare noneho afite ubuzima bw'abantu. ubwo amaraso yageze mu mutwe gute? Ni ibintu baba bamutongeye by'amashetani. Ni ukuvuga ngo tuba duhanganye n'izindi mbaraga z'abarozi. Ibi rero mwabonaga iyi myanda mubona imuvuyemo nibyo baba baramuroze kugira ngo ate umutwe ahinduke umusazi. Rero ubwo ni ukuvuga ngo iyi nkuba y'ingore niyo ibikuruye mu mutwe kugira ngo bimaze n'igihe kingana gute? Ni igihe kinini naravuje ahantu henshi nararushye. Ubu yonyine abisabo bamundangiye muri iyi minsi 2 nibwo namumenye. Ubona yitwara gute mu buzima busanzwe? Bafite amahane menshi, imbaraga nyinshi. Ubu se biraza ubu yakize? Ubu ngubu ibi bintu bimaze kumuvamo. Ni ukuvuga ngo ikintu bagiye gukora, iyi nkuba nibamujyana bamuryamishe, ngiye gushiraho umuti. Bamujyane bamuryamishe, iyi nkuba bayimuryamishe impande. Iyi nkuba bayimuryamishe impande kugira ngo gakora iki niba bayimuryamisha uruhande? Iyi nkuba y'umuti ngiye gushiramo uragenda uramufasha gukora isuku mu mutwe, ubwonko bukore neza, asubize ubwonko ku gihe. Murajya kuva aha ngaha yabaye umuntu muzima nta kibazo. Uyu mwana w'umukobwa aramucyura ari umuntu muzima. Katugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndabona tumaze umwanya. Ariko se ririya hembe ryawe narikoresha nanjye? Ririya hembe narikoresha bigakunda? Ririya hembe rwose waribaza ariko ntacyo ryagusubiza kuko nta mbaraga ufite, nta bumwe ufitanye naryo ku buryo ryagusubiza. Ubu ndifashe rimperezi cyangwa ndifashe hari indi myuka yamfata? Ni ukuvuga ngo urifashe waribaza ariko ntiryagusubiza. Ariko ari ngewe ni ukuvuga ngo ngewe nkubarije byakwemera ko kugira ngo ushyire amatsiko nawe waribaza ukumva ko rigusubiza. Ntacyo ryagusubiza, nta myuka mibiri bongemo. ntayo rwose. Hembe ryanjye impande y'igikanda jyana mu bikaro mujyanisha uwo mutwe umushyire uruhande. Byagusubije? Alo, mvuge gute? Hamagara ngo hembe ryanjye, hembe ryanjye, hembe ryanjye, hembe ryanjye. Ngereka nkubarize. Hembe ryanjye, hembe ryanjye. Ngereka nkubarize, ninkubariza riritaba kubera ko mfitanye nararirazwe. Ntabwo weho warirazwe, ntabwo ari iryawe. Ariko ngewe ubundi hamagaye ryakwitaba. Hembe ryanjye, hembe ryanjye. Bwana ndakwitabye. Uyu muhungu yarashaka guhinyuza ngo arebe kumwitaba, ariko mubwira ko kuzuko kanya bari kunyuraho ngo ijyana muri aka kanya bari mu tipose. Kababarire nimuzongera kunyura umwana wanjye kabuze kazongera kunyumisha. Yego mubyeyi mubabarire. Ako kana rero mukareka ko kuzuko kanya karatuza mukibera ibyago byamaze gukemuka. Yego mubyeyi. Mukareka ko karuhukira mwana wanjye. Yego murakoze. Yego. Akose ubundi muri rihembe nta kintu kiba kirimo kivugiramo ku buryo aricyo cyagusubizaga? Oya. Hari abajya bashyiramo utuntu tw'utuburutufu twagize twikoranabuhanga tugezweho. Abo ngabo babikora ntabwo bari abafuzi. Ibya bindi byo kutwigana akaza nk'ahangaha akabona ibyo turi gukora kuko nta mbaraga afite akatwigana. Mu by'ukuri rihembe nta kintu kirimo, wareba nta kintu kirimo pe. Mwimerere ni ihembe narazwe, ni ihembe rifite imbaraga, wareba ndetse ukereka n'abandi nta kibazo. Abo bashyiramo utuburutufu n'ibindi n'abangiza umuco wacu.
umuco gakondo ibi byahozeho kuva kera abakurambere bacu barabikoraga rwose nta kintu kirimo ntacyo ni imbaraga zanjye rwose nta kintu kirimo ndabona nta kintu kirimo ntacyo rwose. mumaze igihe kingana gute muri gukora ibi bintu n'uwo mutangiye kubikora neza? uyu mwaka ubundi nabikoraga neza ariko nk'uko nababwiye ko uyu mwaka ari uwanjye wo gukora ngafasha abantu ariko ntibagiwe n'abo hanze kuko niyo umuntu yari hanze ari mu gihugu cyo hanze ariko nkaba afite umwirondoro we iyo afite ikibazo ndamufasha mfa kuba mfite umwirondoro we ni ukuvuga ngo nakoraga ariko mbigizemo ingufu cyane naretse imirimo yose kugira ngo nkomeze uyu murimo narazwe na ba sogokuru kugira ngo ibyo bavuze mu gihe cyabyo bikorwa ariko ubwo nanjye singewe ahubwo ni imbaraga zibikora imbaraga. Uzabikora uyu mwaka gusa cyangwa nzakomeza mbikore kuko nicyo navukiye kugira ngo mfashe abanyarwanda. hanyuma tugana ku musozo twaganira ibintu byinshi watubwiyeho wakuye ibi bintu uburyo wabivukanye n'uburyo wabirazwe na ba sogokuru bawe. Ni iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya? Ikintu nabwira abadukurikiye muri aka kanya, umuntu wese ufite ikibazo cyaba ikinyatsi cyaba icy'ubugumba cyaba icy'imanza zamunaniye ndamufasha apfa kuba ari mukuri, cyaba ikibazo cyo kubura urubyaro nibwo bugumba, kugumirwa, kutubaka ingo n'amashitani, bino bintu bateza abantu bikababuza gusinzira. Icyo nababwira cyo abakonikoni n'ibindi n'imyuka mibi, icyo nababwira cyo iki ni igihe cyanjye kugira ngo nkore mbafashe, nibaze bansange mbavure ubuzima bukomeze, tube mu Rwanda ruzira umuze natwe dufite ubuzima buzima. Wagushaka yakubona gute? Uwanshaka yambona kuri izi nimero ariko noneho kuko nshakwa n'abantu benshi kandi batandukanye hanze baba bampamagara mu gihugu, abantu burya kubera gukora abantu barampamagara cyane. Ni ukuvuga ngo haramutse hari n'umpamagaye kuri telefone agasanga nimero yanjye ntiri guca. Kuze cyane turagushimiye ko wigomwe uyu mwanya ukemera ko tuganira nubwo wari ufite abantu bo kureba. Nari mfite abantu ariko n'ubundi n'abo hanze, abo mu bihugu byo hanze, abadiyasipora, abari abanyarwanda nabo ni abantu bacu. Baramutse bafite ikibazo badukurikiye bahamagara bakaduha imyirondoro, icyo gihe iri hembe nk'uko rigenda rikajya hirya no hino rigakora iri ngiri, ni ukuvuga ngo turabafasha tukohereza ihembe rikabavura. Urakoze cyane kandi turagushimiye. Inshuti za Afrimax TV nk'uko mwabikurikiye turi kwa Nyirabisabo, umubyeyi umumama ukora umwuga wo kuvura mu buryo bwa gakondo, yatweretse byinshi akora ndetse n'uburyo abikoramo. Turamushimiye. Namwe bashimira mwese mubana natwe buri gihe mukatwereka ko n'ibyo dukora mu bikurikira. Komeza kubabwira gukora subscribe kuri Afrimax TV. Mwari kumwe na Ngabo.